Reka twongere tubasuhuze mwese abantu turi kumwe, amahoro y'Imana niyongera ganze kuri mwese. Mbere na mbere tubifurije umugisha w'Imana. Ngewe nitwe Nongera Bernard. Ngewe nitwa Bigirimana Laurent. Laurent warumeze neza. Turashimira Imana. Abantu bamaze kujya bamenyera ko tuzanye udushya. Yes. Uyu munsi rondagira ngo utubwire udushya tw'uyu munsi twabarutuye. Udushya ni twinshi. Uyu munsi rero tuzanye amabwiriza ya RGB. Areba abahagarariye amadini n'amatorero n'insengero muri rusange. Ndimo ndabona umuzingo wa duplicate. Wabonye umuzingo nazanye? Ndabona umuzingo. Ni umuzingo. Hanyuma ngira ngo abantu uyu mwanya nibafata umwanya wo kwandika kuko ndabona ari ibintu byinshi tugiye kuba twavugaho. Oya ahubwo umupastori udukurikiye. Yego. Umushumba udukurikiye. Umuregionari udukurikiye. Muri ADPR headquarter badukurikiye. Bishop, apotre, ba profete n'abandi benshi. Yego. Nibafate ikaramu n'urupapuro cyangwa na agenda bandike. Yes. Kuko ahangaha ntabwo tuza gusesengura kuko ubwayo aya mabwiriza ya RGB ubwayo arasesengura. Arisobanuye. Okay, ndagira ngo rero dusabe abashumba bose batandukanye aho bari hirya no hino begere hafi ubundi tubaramburire tubagezeho tubasomere amabwiriza ya RGB. Bamwe na bamwe bajye bavuga ngo ntibamenye. Abandi bati ntibumvise. Ariko natwe reka dushyiraho akacu. Hatazagira umuntu uvuga ngo ntiyumvishe. Yes. Kwemerera abantu kubaho umusanzu. Uwo ni umusanzu kandi tutishyuza tuzahemberwa mu ijuru. Oya ahubwo ni twebwe bakorera bushake. Aho bariya ngo ADPR vaho n'abakorera bushake, je ntago mbyemera. Bashaka mugati. Bashaka umugati. Ariko suni gute umuntu yakora umwaka akora verse jana hejuru ngo namukorera bushake kandi averse miliyoni 100. Ariko se twebwe tubonye wera twawanga. Ikibazo nuko bawurya bonyine kandi ntibadutekerezaho ariko Imana izadukubira inshuro ijana. Izatugira ukundi kuntu izaduhindura. Reka tuzamuke n'amabwiriza ya RGB. Tutarazamuka reka tume dusuhuze abadukurikiye bari hano mu gihugu cyacu mu nzego zose, abakomeye n'aboroheje, abasenga bose. Dusuhuze abari muri Afrika y'Uburasirazuba hakurya y'amazi magari abumva cyangwa bakavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Hararenga hangaha turabashishikariza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri izi chaîne zacu Imana yaduhaye. Twongere tuvuge ngo amen. Amen. Ndizera ko abantu bamaze gutera gatebe. Yes. Bamaze gufata agenda. Bamaze gufata ikaramu kugira ngo mwandike ibi RGB itazagera ku nsengero zanyu. Itazinjira igasanga mutaragira ibyo mutunganya. Ahangaho tuje kuvuza ifirimbi ya nyuma. Tuje kuvuza ifirimbi igarukira hafi. Ikondera. Kuko Abisiraheli ikondera ngo niba umuntu abasha kuryumva ari muri kilometero 7. Kilometero aho ifirimbi ni muri metero 100. Ikondera rero niryo rigera kuri. Tuje kuvuza ikondera rya nyuma. Utumva ntazaturenganya. Yes. Reka twizamukire ubundi abantu bamaze gutera gatebe nababwira iki. Ngaho rero. Ahangaho urabona ko mfite umuzingo nkuko wari ubivuze. Twagiye. Ndagira ngo banzo nyerekere abantu uyu muzingo. Yego. Bawubona hanyuma bara izo page. Umuzingo wa mbere, umuzingo wa kabiri, umuzingo wa gatatu, umuzingo wa kane. Yego. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ewana. Ruvango. Ariko hano noneho urabona ko hariho n'ikirango cya RGB. Urabona ko hariho. Reka mbazumingire. Kugira ngo abantu bajye babona ibyo tuba turimo tuvuga. Ibyari byo. Wenda hari igihe abantu bagira ngo ariko uko bisa kose ndatekereza ko nubwo amatara abarimo amurikamo ariko ngira ngo muraza kubibona ko ari ibya RGB. Hindura page barebe. Zamura hejuru. Ongera uhindure. Bataza kugira ngo ni bya bindi. Ibi byose uyu muzingo rwose nuwo tubazaniye. Uyu muzingo dore. Yego. Uyu muzingo. Uyu ni umuzingo. Yes. Ubundi rero kabaye. Noneho rero tugiye kuba twakataka. Reka twataka.
okay yes abantu b'Imana batazavango ntibumvishe cyangwa ntitwababuriye yes hari wavuze ngo vuza impanda ubaburire iyo kora sura yibuka ni ya kera iravuga ngo vuza impanda ubabwire batazavuga ngo ntibumvise we yes ubu rero tugiye guhera hejuru twandika nta bintu byinshi tuvuga murabona ko page ni nyinshi hano twagiye rero ibwiriza ry'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nimero 00 akanyerezo RGB akanyerezo 2025 ajyanye n'ibipimo fatizo mu gutegura ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi hashingiwe ku itegeko nimero 56 akanyerezo 2016 byo kuwa 16 z'ukwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikagena inshingano n'imiterere n'imikorere yarwo hashingiwe ku itegeko nimero 72 akanyerezo 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 rigena imiterere n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere hashingiwe kwita ku mutekano agaciro k'ikiremwa muntu kudaheza imitegurire yubahiriza amategeko n'ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rushyizeho ibwiriza rikurikira ingingo ya mbere intego iri bwiriza rishyiraho ibisabwa n'ibipimo fatizo bigena itegurwa n'imigendekere y'ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi hagamijwe kubahiriza ibisabwa n'amategeko n'umutekano ubuzima rusange n'inyungu rusange ingingo ya kabiri abo rigenewe iri bwiriza rireba imiryango yose ishingiye ku myemerere n'izindi nzego zemewe n'amategeko zifuza gutegura ibikorwa bihuza abantu benshi bifite intego y'iyobokamana mu Rwanda ingingo ya gatatu ibisobanuro by'amagambo ku mpamvu z'iri bwiriza ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi ni igikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere kikaba gifunguye ku baturage bose mu rwego rw'imyemerere kampindura indi page noneho utegura igikorwa ni urwego rwanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko rufite inshingano zo gutegura icyo gikorwa ingingo ya 4 imiterere y'iyandikwa imiryango ishingiye ku myemerere yonyine ifite icyemezo cy'ubuzima gatozi kanasubiremo ingingo ya 4 imiterere y'iyandikwa imiryango ishingiye ku myemerere yonyine ifite icyemezo cy'ubuzima gatozi cyatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ishobora gutegura ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi ingingo ya 5 uruhushya rwo gutegura igikorwa ubwo hano handitseho rimwe abategura igikorwa bagomba kubona uruhushya rubemerera kugitegura rutangwa n'inzego zibifitiye ububasha harimo inzego z'ibanze akarere n'umujyi wa Kigali ndetse n'inzego z'umutekano kopi zizo mpushya zigomba gutangwa kuri RGB igihe zisabwe ingingo ya 6 ubwishingizi ingingo ya 3 n'ubwishingizi abategura igikorwa bagomba kugira ubwishingizi buhagije bwishingira aho igikorwa kibera harimo impanuka ibyangiritse ndetse n'ibindi bishobora
gutungurana. Bara niyo mpamvu ibiterane bitakiba. Niyo mpamvu abantu batinye ubwishingizi. Ahangaha kano kangingo nimero 6 turavuga ngo ingingo ya 6 ubwishingizi. Abategura ibikorwa bagomba kugira ubwishingizi buhagije bwishingira aho igikorwa kibera, harimo impanuka, ibyangiritse ndetse n'ibindi bishobora gutungurana. Ibyangiritse mu giterane se bakundi ibyuma bishya se, ibyuma bishya umuntu ashobora kuba ari mu bwishingizi bagahita bamuha ibindi bishyashya se. Ahangaha nuko byanditse, cyangwa ni ibyangiritse bijyanye n'agaciro mbese n'umuntu wagize impanuka, utajwe, n'umuntu warwariyemo aho ngaho, cyangwa n'ibintu ibikorwa byabo birimo aho ngaho byose bikubiye ahangaha. Ingingo ya 7 kubahiriza amabwiriza y'umutekano. Ariko ibyo yebana kabisa, umutekano kubahiriza umuntu umutekano ugomba kuba uri hejuru. Kubahiriza amabwiriza y'umutekano, iyo ni ingingo ya 7. Ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi bigomba gukurikiza ibi. Nimero ya 1 kubahiriza umubare ntarengwa w'abantu n'amabwiriza ajyanye no kwirinda inkongi z'umuriro. Ubwo umubare w'abo bantu urahari? Hano nabona ntawo hari mu nyandiko. Ubwo se turaza kumenya umubare ntarengwa w'abantu bakenewe muri banga. Hariya gare niba ari gitana kigiye kubera runaka, gare pastori we ababazi bati hano hari abantu bangaye. Nese ntago hajya mu rusengero ngo ni gitana kiba gishyuye ngo ne pastor gufatora. Nyine hariya mbonye handitse ngo ibikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi bigomba gukurikiza ibi. Kubahiriza umubare ntarengwa w'abantu n'amabwiriza ajyanye no kwirinda inkongi z'umuriro. Umubare ntarengwa nyine ni bangahe? Wenda turaza kubisoma inyuma. Aho ngaho. Gahunda ni imbere cyane. Gahunda abantu batera nzandiko. 2 kubahiriza amabwiriza y'igihugu nayo ku rwego rw'akarere ajyanye n'isuku n'umutekano birimo. Of course. Aho ngaho. Hano raporo z'isuzuma ry'isuku zakozwe mbere y'igikorwa. Raporo z'isuku. Raporo z'isuzuma ry'isuku zakozwe mvako ni ngombwa mbere yo kuyenga igitana kibera ahantu hafite isuku. Oya abakozi bashinzwe isuku mu karere cyangwa mu murenge bagomba kuba bahageze kureba ko ahantu hatateza abantu hari isuku yes hano zafata abantu. Yes, hano hari akadomo ka 2 serivisi z'ubutabazi bwihuse ziri hafi. Ubwo ni kizimyamoto. Serivisi z'ubutabazi bwihuse ziri hafi. Ariko se buriya serivisi z'ubutabazi bwihuse ni cyangwa ambulance bivuze ngo igiterane kigomba kuba se ambulance iri hafi. No, iyo tuvuze ngo serivisi z'ubutabazi bwihuse hazamo kizimyamoto, hazamo ambulance. Aya ambulance buriya ntekereza ko ntago waba uyifite, nta toro ryayigurira. Oya ambulance ADP twego turazifite. Dufite ambulance ziri hejuru. Izo ngizo ni iz'ibitaro. Ni iz'ibitaro. Ariko ntago ari zaba kuri buri toro. Nyine ariko kubw'imikoranire bagomba kuba hari ubutabazi. Ubwo zira ambulance za ADPR wende tuvuye ngo ADPR Nyamata ifite za ambulance, sibyo? Yes. Bazajye bajya kudepana ahantu hose hagiye igiterane bahateganyiriza ambulance cyangwa n'ikizimyamoto gusa wenda n'ibindi bikorwa. Hanyuma haramutse habonetse inkongi z'imiriro se haboneka za modoka za polisi zizimya nyine. Nyine zira za polisi zo ntago ziri mu byibanze. Kwa ngo bakweretse ko ari by'ubutabazi bwihuse, sibyo? Ubwo niza kizimyamoto n'ibindi nk'ibyo. N'ibindi hano gupeka kwa 3 karavuga ngo ibikoresho n'uburyo bwo kurwanya inkongi y'umuriro bikora neza. Ibikoresho n'uburyo bwo kurwanya inkongi y'umuriro bikora neza bidafite ikibazo. Apana kwahagarika kizimyamoto ariko ari baringa cyangwa batazi kuzikoresha. Hano kandi gapeka karavuga ngo gushyiraho aho hatangira ubutabazi bw'ibanze hamwe n'abakozi babifitiye ubumenyi. Gushyiraho aho
gutangira ubutabazi bw'ibanze hamwe n'abakozi babifitiye ubumenyi. Ubwo ni nko kwa kundi usanga hano habaye igiterane wenda niba cyabereye hanze ariko inyuma habe hubatswe ibyumba bishobora kuza kuba byakifashishwa mu gihe hagize umuntu ugira ikibazo hanyuma n'ababifitiye ubumenyi ubwo ni abaganga sibyo se? Yes. Hano rero abanyamasengesho n'abanyempano bazirinde cyane usanga mu giterane bivanga bakaza ngo bari kuvura umuntu bakoresheje amasengesho cyane bashobora kuzashiduka batoraguwe. Ahangaha ni ukwitonda bagiye bacunga neza bamenye nimba uyu muntu koko ari bukizwa n'amasengesho cyangwa se nimba hari imiti. Hano hari akandi gapiro kavuga ngo gahunda yo gucunga abantu benshi mu buryo butekanye. Gahunda yo gucunga abantu benshi mu buryo butekanye. Ubwo bishatse kuvuga iki? Gucunga nyine. Gucunga kamera nazo ziracunga. Ubwo ni za kamera zo mu giterane. Za kamera zo mu giterane. Bivuze ngo n'igiterane cyo hanze se kirasaba kamera. None se abana b'Imana ntibari bateranye n'abasatani bakazamo. Ubwo zijye zimanikwa mu biti. Mu biti gutyo nawe urabyumva nyine. Dore iterambere. Ibyo bintu ni byiza cyane kuko wajyaga mu giterane bakaguca mukora telefone ntibazamenye uwayitwaye. Njyewe nzi umuntu bibiye telefone ku ruhimbi arimo kubwiriza isiga aho ngaho nderaza hicara arayegukana. Hano hari akandi gapiro kavuga ngo ibindi bisabwa hashingiwe ku bwoko bw'ibikorwa cyangwa aho kibera. Ibindi bisabwa hashingiwe ku bwoko bw'ibikorwa cyangwa aho kibera. Ingingo ya 8 ubufatanye n'ubwisanzure. Abategura bagomba kureba ko aho igikorwa kibera horohereza abantu bafite ubumuga, harimo inzira zagenewe abafite ubumuga zidafite inzitizi n'imyanya yabugenewe. Ahangaha rero haraza kugaragaramo ba bandi bajya bategura inzira ugasanga mu by'ukuri wenda hari podium ariko ugasanga iyo podium wubatse hejuru ifite amasikariye gusa urira ku masikariye ariko ntabwo umuntu ufite ubumuga yabasha kuhagera bikaba ngombwa ko bamuterura. kandi uyu muntu afite ikintu cyatuma aza gukenerwa kuri podium. Urugero akeneye gusengerwa, kabiri afite amavuta akeneye gusengera abandi. Rega bara bafite ubumuga nabo n'abakozi b'Imana bakoresha. Yego ni umuntu nkawe sibyo. Hano hari agapoe ka kabiri kavuga ngo ubwiherero bworohereza abafite ubumuga. Sibyo twavugaga ugasanga serivisi akeneye ntayibonye kubera inzira. Ni ikibazo. Kano hari akandi kagingo ibirango n'ibimenyetso biyobora abantu aho bishoboka. Ibirango igiterane cyabereye runaka ni ku rusengero gutyo hakaba hari ikirango cyangwa hari icyapa kivuga ngo kuva hano ugera ku rusengero hasigaye ibirometero 2 cyangwa kugira ngo abantu batayoba. Abo rero dore buryo baturira mu mibare batera insina ukagenda ukurikiye insina iri ukagira urukoma ngo ni ibirori byabereye. Ntabwo bigezweho. Ntabwo bigezweho. Bashyire ibintu bizima. Hano urabona ko twatangiye kwinjira mu ngingo idonido. Ingingo ya 9 imiterere y'aho igikorwa kibera n'isuku. Ingingo ya 9 imiterere y'aho igikorwa kibera n'isuku. Abategura igikorwa bagomba kureba ko n'utugingo tugera muri 1 2 3 4 5 turadusoma twose niko twiyemeje. Aho igikorwa kibera hasukuye kandi ko hakomeje kugira isuku kugeza kirangiye. Kuva ku itariki yo gutangira kugeza niba ari kimisiri ni paka ku mwisho. Ni paka kuba hari isuku paka kwa mwanzo kufika mwisho. Nuvuga ngo hari abantu batangira ku munsi wa mbere bagapresenta ibikorwa bakabisura bakabona biruzuye ariko bamara kubona abayobozi barenze irembo. Kandi ahangaha tutaraharenga nubwo tuza kubisanga imbere hariya hagomba kuba hari puberi. Ibyo ni lazima. Aho ngaho rwose ibyo ni lazima. Kana akagingo kakaro havuga ngo
hari amashanyarazi ahagije n'uburyo bwo kwifashisha igihe yabuze. bya bindi bavuga ngo moteri ngo esanse ngo urabuze ngo ibyuma birazimye wajya kubona igiterane kiri mu gitaramo cy'umugoroba amatara arazimye no ntabwo byemewe. agapuwe ka gatatu ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitangwa bigomba kuba byujuje ibisabwa n'amategeko agenga umutekano w'ibiribwa. aho hatinde ahangaha ni ukuhatinda ku biryo. yego ahangaha mfata ifoke yego ubundi nkabaye no muhatinde. ni ukuvuga ngo hari abapfira ku matako y'inkoko. nese bura tuvuge ko kwa kundi bategura bife mu giterane hagomba kuba hari umuntu wagomba kuba yabisuzumye kugira ngo arebe ko byujuje ubuziranenge. wari wabona ahantu bakubwira ngo bagiye mu birori wajya ukumva ngo abantu bari mu bitaro ngo bari bitabiriye ibirori ngo none ngo abantu 70 bari mu bitaro ngo bose bari mu bitaro ngo abandi bapfuye. ibi ngibi ntabwo byongera kuba kwakira Yesu. ibyo bintu turabyamaganye. akandi gapo karavuga ngo ibinyobwa bitangwa aho bibaye ngombwa. ibinyobwa bitangwa aho bibaye ngombwa nabyo bigomba kuba byujuje ubuziranenge. apana ibintu byo kuzana ibishera ibintu mwakoreye iyo ngiyo mukaza mukabitududira bitapimwe nta buziranenge tuzajya tubafata. hano agapuwe kuri iyi ngingo kavuga ngo hari uburyo bwo gutwara abantu rusange bunoze n'aho guparika hateguwe hakanamenyekana mbere. parikingi si byose uburyo gutwara abantu rusange yego bagiye mu giterane. ni ukuvuga ngo urugero havuye korari wenda korari turutse Rwamagana sibyo yego ije gusura itorero wenda tuvuge ryo kukamonyi ku Mugina tuvuge ngo igiye ahangaho za Mugina cyangwa ahandi sibyo none ukuvuga ngo iyi modokari izajya izana abaje gusenga izajya ibazana ariko izi neza parikingi iri buparikemo nomero yayo. yes nimero yayo parikingi igomba kugira ifite nomero ku rusengero iri buparikemo imodoka ifite plaque yiniye sibyo abavuyemo bakagaragarizwa ikibuga bari buhagarareho badahutazwa. hano karavuga ngo hari uburyo bwo gutwara abantu rusange yego bunoze naho guparika hateguwe hakamenyekana mbere. ni ukuvuga ngo rero ubwo buryo ntago ari uburyo buzajya bumenyekana ku munsi wo guparika aho ngaho cyangwa wo kuzana abaje mu giterane abaje mu materaniro muri gahunda aho ngaho rwose ni ibintu bizajya bikorwa mbere. reka tuvuge ko muri ibi biterane biri kubera hanze ku rwego rw'igihugu mu matorero ya gikirisitu buriya bategura imodoka abantu batazaba bagenza n'ibirenge kuko iri bwiriza rivuga ngo hari uburyo bwo gutwara abantu rusange. yego hari uburyo bwo gutwara abantu rusange. tukiri ahangaha muri gahunda yo gutwara abantu rusange muri gahunda yo gutwara abantu rusange tubanze dutumike turabure ahantu korari ikomeye igiye guserukira muri Nyamasheke igiye gusohokera muri Nyamasheke tubanze dutumike rwose mbere yuko dukomeza. ahangaha rero tubanze dutumike waba wabimenye se korari Hoziyana ni korari ya gatatu mu gihugu ifite urugendo rutagatifu mu karere ka Nyamasheke muri Nyamasheke ni icyazo. icyo giterane kikazabera ku kibuga cy'umupira hariya munsi wo mu icyazo ubu ngubu. natangiye kuvugana n'abantu bo mu karere bose nabavugishije hari abari mu Bugutu hari abari ku Buhinga hari abari mu Koma hasi kumugera hasi urahabona hari abari ku Ishara Kirehe wari uzi ko navugishije n'abantu b'Ingange. reka dusuhuze tukiri ahangaho abantu bo mwikorwe abo kuri vire uziko tugira abantu badukurikira bari kuri vire imukeshi ku cyaso. yego reka dusuhuze pastori yo bitorero rya Buhoro ni umudamu wuzuye umwuka w'Imana hano rwose Kwiperu ahangaho rwose hari n'umushumba uri mu karere witwa Ndenzaho nawe ni umushumba Pastor Ndenzaho nawe paruwasi ya iriya paruwasi yitwa Ngange ni Ngange ariko hambere yo amaparuwasi menshi ariko na n'uyu munsi arimo umwuka w'Imana. kugira ngo Ndenzaho abazi irugano hakurya yo Kwiperu. yes aho ngaho ubu ni muri Macuba. yego noneho ibiterane byinshi byatubanye byinshi korari Bethlehem ku cyumweru izaterana i Nyarugenge. yego umuriro watse rero kabaye
bari mu masuku ateye ubwoba atarigeze abaho. Inyarugenge korali Betelehemu tutumiye abanyamujyi bose. Ariko tubanza twibutsa abantu korali Betelehemu ibarirwa mu rurembo rw'uburengerazuba i Rubavu, mu karere ka Rubavu, paruwase ya Gisenyi. Indirimbo zabo se waba uzizi? Ariko ubundi bamwe bayita Beteli. Oya Beteli ni korali yitiriwe itorero rya Beteli iraharagurira Gisenyi. Korali Betelehemu rero iri ku cyicaro cy'ururembo. Ngo abantu bumva itandukaniro. Yes, bumva itandukaniro. Bumva Beteli. Yego. Bakagira ngo nibo Betelehemu. Oya ni korali ebyiri. Betelehemu niyizaza. Egare korali Betelehemu, korali muhwe zisengera ku itorero rimwe. Korali Beteli rero ni ku itorero rya Beteli. Tutarava kuri Betelehemu baririmbye indirimbo zikomeye. Baririmbye indirimbo ivuga ngo abahinduriye benshi mu gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Iyo ni korali rero, ni korali nayo y'inkorokoro. Ku cyumweru saa 2 zuzuye iza bageze i Nyarugenge. Utazazinduka ngo agere mu ntebe i Nyarugenge kare. Yes. Hazabona ibirori waza bapfutse. Oya ahubwo azabona ho kwicara. Utazazinduka mu gitanda cya korali Hoziyana i Nyamasheke. Korali Silowamu basenze amasengesho iminsi 7 kuri kw'Imana. Shareka nkubwire Silowamu yiteguye kwakira Hoziyana. Ndi umuterankunga ukora Silowamu. Zaburi yose so urukumva njyewe umuterankunga usigara korali yagiye. Umuterankunga ndimo nitegura n'aba baririmbyi byose. Basi se wohereje inkwererano, wohereje inkunga. Arita ko ry'inkoko ryagiye rizakira bene so bazaba baserukiyeyo. Egari ubwo amasahara cyahari. Turashaka ko inyama zigenda kare bakazipima. Ntabwo mvije amabwiriza y'agaciro. Aba woye none navuganye na korali n'abaririmbyi muri Silowamu ati Hoziyana turayiteguye. Muyiteguye gute? Hoziyana ni korali nkoro ariko natwe ntago tworoshye. Yagosha we. None rero tukira hangaha. Yego. Dusaba abantu bari mu Mwiryazo abari gutegura aho iki giterane kizabera. Nyaboneka mugerageze murebe ko parikingi zimeze neza. Yes. Turebe ikibuga ko aho abantu bazaba bahagaze. Yego. Aho bazaba bicaye. Yego. Ibintu biteguye neza. Ya turi gutumikira badutumye. Tubona gutumikira n'itorero rya Bweramvura. Haranzwe n'amateka atari meza mu minsi yashize ariko hayobowe n'umwarimu w'umunyamwuga. Bamuzanye vuba. Bamwita Evangeliste Mbonabucya. Mbonabucya. Abona byose wumvise kandi akabona bukeye arazuminga. Hari igiterane cy'imbatura abagabo. Ibweramvura. Abantu mwari muzi Bweramvura amateka atari meza. Yes. Ubu noneho amavuta y'Imana arimo arajojoba. Abahanuzi bari guhanura. Ibitangaza biri gukoreka. Suhuje abantu bose basengera Ibweramvura. Abantu bose basengera Ibweramvura. Nabijabana bimuriwe Ibweramvura hakorera imirenge 2. Mu mirenge 2 harimo urusengero rumwe rufunguye rwa Bweramvura. Ubwo ni Jabana na Jari. Kuko n'igihorwe basengera Ibweramvura. Jabana sirafunguye. Ubwo nyine Jabana ni Bweramvura. Jabana yafunze. Jabana isengera Ibweramvura. Yego. Nyacyonga isengera Ibweramvura. Urumva? Yego. Na Nyakabungo ngirango. Ni Nyakabungo. Na Nyakabungo banza ari isengera. Ayo matorero yose. Oya no muri Rulindo, muri Rulindo. Iyihe? Gihogo. Isengera Ibweramvura. None se. Aya. None ugakomeza ruguru bitaza kwitaba ukazamuka muri Rulindo hejuru. Ni Muhororo. Muhororo za Muhororo. Ugakomeza ukagenda za Mugambazi. Aho hose bazi Ibweramvura. Bose ni Ibweramvura. Hari igiterane cy'imbatura abagabo rero cyatumiwe korali y'inkorokoro, korali Senga ya DPR Kamuhoza. Ku cyumweru hazakora korali Umubibyi. Umubibyi na Ganza. Ingingo ya 10 iragira iti yego abashinzwe umutekano w'imicungire y'abinjira. Hano hagapuye kambere karavuga ngo abashinzwe umutekano bafite ubumenyi mu gucunga imbaga no gukumira ibibazo bagomba kuba bahari ku rwego rujyanye n'uburemere bw'ibikorwa.
yego. Reka tugere ku gapuwe ka kabiri. Yego. Inzira zose zinjirwamo zigomba kuba zifite uburyo bwo kugenzura no gusaka abinjira mu rwego rwo kwizera umutekano. Gusaka. Gusaka. Aribyo twavuzeho muri cya kiganiro twakoze mu minsi yashize. Nuvuga ngo ni cya cyuma banyuzaho waba utwaye ibintu bishobora kwangiriza abantu kigahita kijwigira kikakurega. Herutse kujya muri banki baransaka, baravuga ngo ibyo n'ibiki biri kujwigira kubera uriya musekirite abifitiye ububasha. Nkuramo ikofi ndavuga ati dore n'urushinge nshobora kwitabaza igihe bibaye ngombwa. Ndamwereka arongera aransaka, none harabati injira. Ubwo uri kumva ko hagomba kuba hari uburyo bwo gusaka. Hagomba kuba hari uburyo bwo gusaka. Tugeze ku ngingo ya 11, gutegura gahunda ubutabazi bwihuse. Abategura ibikorwa bagomba kugira inyandiko irambuye igaragaza uburyo bwo gukemura ibibazo byihutirwa irimo. Agapuye ka mbere, inzira zo gukoresha igihe cy'ubutabazi. Agapuye ka kabiri, aho guhurira igihe cy'ubutabazi. Agapuye ka gatatu, uburyo bwo gucunga urujya n'uruza rw'abantu. Agapuye ka kane, gushyiraho uburyo bwo gukurikirana abantu n'ibikorwa. Entre parenthèse, nko gushyiraho kamera bushobora kwifashishwa igihe habaye ikibazo mu bantu benshi. Ngaha rero muribuka ko ahantu hateraniye imbaga mu biterane mu nsengero hagomba gushyirwaho uburyo bwa kamera mu buryo bwo kwifashisha muri rusange. Ingingo ya 12 iragira iti kwita ku ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'imiterere y'ahantu. Agapuye ka mbere kakavuga ngo ibikorwa bibera hanze bigomba kuba bifite ibikorwa remezo bishobora guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, harimo amahema, imirinda nkuba aho biri ngombwa. Abategura ibiterane byo hanze mumenye amahema imvura iguye aho abantu bashobora kugama muri rusange. Agapuye ka kabiri, aho igikorwa ahabera igikorwa hagomba gutuma abantu babasha kugenda. Agapuye ka kabiri hakavuga ngo ahabera igikorwa hagomba gutuma abantu babasha kugenda neza, hirindwa umuvundo kandi hagashyirwaho uburyo bugaragara bwo gusohoka mu mutuzo. Agapuye ka gatatu, gutegura uburyo bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, nko kugabanya ubushyuhe cyangwa ubukonje aho bishoboka. Ingingo ya 14 iragira iti ubugenzuzi. Inzego zifite ububasha zizajya zigenzura niba ibi bikorwa by'iyobokamana bihuza abantu benshi byubahiriza iri bwiriza mbere mu gihe cyangwa nyuma y'ibikorwa. Ingingo ya 14, ibihano. Tugeze ku bihano. Kutubahiriza iri bwiriza bishobora kuvamo. Agapuye ka mbere, guhagarikwa cyangwa gukurwaho kw'igikorwa cyari cyateguwe. Murabe mwumva bashumba, murabe mwumva. Aha tugeze ku bihano. Guhagarikwa cyangwa gukurwaho kw'igikorwa cyari cyateguwe. Ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku muryango wateguye harimo no kwamburwa icyangombwa cy'ubuzima gatozi. Agapuye kandi,
gukurikiranwa mu butabera n'urwego rubifitiye ububasha igihe bibaye ngombwa. Ingingo ya 15 igihe hano reka nongere nsubire muri aka kagingo. Ingingo ya 15 haravuga ngo igihe ritangiriye gukurikizwa. Iri bwiriza ritangira gukurikizwa kuva uyu munsi risinweho, rizakomeza kubahirizwa kugeza rivuguruwe cyangwa rikuweho mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo byoroshye bene data nshuti bavandimwe, twagiye tubivuga abantu bakajya baduharasinga, ariko twebwe Imana yaraduhagurukije kugira ngo tubashe kubahera amakuru ku gihe muri rusange. Nta handi hantu ushobora kuyasanga, ntaho ushobora kuyasanga. Iyo tusesenguye rero usanga amabwiriza agenga insengero, uko urusengero rugomba kuba ruhagaze, rufite imirinda nkuba, rufite ibigega, ibyobo bifata amazi, rufite amadirishya arangaye, mbese n'ibindi byinshi muri rusange. Wagera muri ofisi ya pasiteri, mu gikoni, aho mu cyumba cy'abakobwa, mu cyumba cy'abagore, aho bonyohereza abana n'ibindi byinshi bitandukanye, usanga dukomeje kubarabura, dore hari kubura iminsi mikeya. Bene data nshuti bavandimwe, umupasitori agomba kuyobora itorero ariko yujuje ibisabwa. Yujuje ibisabwa, atari uko wafite post graduate cyangwa yize amasaha 1200. Abantu bava mu bintu by'igipindi cyo gutekereza ko ibisabwa ari amashuri. Ibisabwa ari amashuri gusa. Ntabwo ibisabwa ari amashuri gusa. Yumve neza. Oya, ashobora kuba yujuje ibisabwa ariko akorakora. Yego. Akorakora. Atarinda mbese nta arinda kemwa. None se wumvishe wa mupasiteri bagiye gusambana bakamutega igitoki.